Ni moto ziri ku isonga mu gihugu cy'u Rwanda. Biragoye yuko hari akarere wajyamo k'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda ukaba wakavamo utabonye bumwe mu bwoko bw'izi moto. Ni moto nabwo zagiye zivugwaho byinshi bigiye bitandukanye, yewe n'abatunze izi moto cyangwa se abazitwara mu mihanda bakazinenga cyane, yewe bakarenzaho bakanavuga yuko ari moto z'urupfu. Moto za Sipiro rero reka muri aka kanya abe arizo tugarukaho, yewe na kampani ikora izi moto ubwayo yarahagurutse isohora itangazo ryashimishije abatwara izi moto, ariko na n'uyu munsi bimwe mu byo batangaje muri iryo tangazo abatwazi b'izi moto bakaba batarabibona, yewe bakavuga yuko kuba baraguze izi moto bibeshye cyane. Reka tugaruke kuri iyi moto ya Sipiro ikomeje kuvugisha abatari bakeya bazitwara mu muhanda, yewe n'abazigendaho. Ese ngira ngo mu minsi yashize mwumvishe itangazo ry'uko mu mujyi wa Kigali naho hagiye kugabanywa abamotari kugira bakumire impanuka cyangwa se bagabanye impanuka zibera mu mujyi wa Kigali. Reka rero tubigarukeho byose muri iki kiganiro, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo, kora subscribe, cyangwa se nimba nawe uzi yuko uri umwe mu batwazi b'izi moto, wumve iki kiganiro mpaka kigeze ku musozo, umve n'ibikubiye mu itangazo kampani ikora izi moto za Sipiro yatangaje, yewe n'ibyo yasezeranyije abatwazi b'izi moto. Nawe rero nimba utwaye izi moto ushobora kuba utarabyumvishe ugiye kubyumvira ahangaha. Wawe ikaze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo. Moto za Sipiro rero ni moto zakunzwe kuvugwaho byinshi bitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye, gusa benshi mu bazitwara bakavuga yuko ari moto z'urupfu. Ni moto zagiye zinengwaho ibintu byinshi, bavuga yuko ari moto zishyuha cyane ku rwego rwo hejuru, bavuga yuko ari moto zishyiramo umuriro vuba cyane, yewe ari na moto bigoye ko yapfa wajya ku isoko ukaba wabona piyesi yayo. Urumva rero yuko zimwe mu mbogamizi zabangamiraga abatwazi b'izi moto ni uko iyi moto yashoboraga gupfa wajya ku isoko gushaka piyesi yayo, ukaba wayishaka ukayibura, ukagenda ahantu henshi cyane ariko ntubone piyesi yayo. Rero kampani ikora izi moto yasezeranyije abatwara izi moto yuko igiye kubegereza amagaraje hafi yayo, kugira ngo moto nizajya ihura n'ikibazo wenda hakaba hagira ibikoresho bimwe na bimwe byangirika, abazitwara babe babasha guhita babibona. Yego koko nibyo, ibi ngibi byo byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Abatwazi b'izi moto ngira ngo ni ibintu mwatangiye kubona yuko hirya no hino mu turere tugiye dutandukanye mu gihugu cy'u Rwanda harimo hagenda hashyirwa aho bazajya bakura ibikoresho by'izi moto mu gihe hari ibyangiritse. Moto za Sipiro rero ni moto zikunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda, ni moto iri ku isonga nk'uko nabikubwiye, ni moto iri kogera mu gihugu cy'u Rwanda ku muvuduko uhambaye cyane, ni moto zitwarwa na benshi, ariko benshi mu bazitwara bazinenga amakosa agiye atandukanye, harimo nko kuba bayitwara igashyuha cyane, yewe no kuba bayitwara umuriro uri muri bateri ugashiramo vuba. Iki rero ni ikibazo bakunze kugenda bagaragaza cyane abazitwara, nko kuba bateri umuriro washiramo wagera ahantu wenda nko mu misozi ukaba utabona indi bateri, cyangwa se uri kure ukaba utabonera uburyo bateri yagushyikaho byoroshye cyane. Ngira ngo ni ibintu mwagiye mubona kenshi cyane, cyangwa se muri kugenda mubona muri iyi minsi, bateri z'izi moto ziri kugenda zikwiragizwa hirya no hino mu gihugu, cyane yuko amashami acuruza izi bateri ari ahantu ku mihanda. Mu gihe wagiye kure y'umuhanda rero umuriro ukagushirana muri bateri, biragoye yuko ubasha guhita ubona indi bateri, kubera yuko amashami y'iyi kampani acuruza amabateri rwose ntabwo ajyara ahantu mu biturage, ahubwo ari ku mihanda. Iki rero nacyo ngira ngo bafashije abatwazi b'izi moto kuba babegereza aho bazajya bakura bateri mu buryo bworoshye, ntabwo bikiri nka mbere. Mbere wasangaga ahantu hari bateri z'izi moto ari ahantu mu mujyi gusa, ariko ubu ngubu byaroroshye, byarakemutse. Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hari amashami menshi cyangwa se inyubako nyinshi zicuruza izi bateri. Ese ubundi ni ukubera iki izi moto benshi bazita iz'urupfu? Moto za Sipiro mu mwaka turimo 2025 nizo moto zakunze gukora impanuka kenshi cyane mu mujyi wa Kigali. Si mu mujyi wa Kigali gusa, no mu zindi nce zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Izi moto za Sipiro rero nizo moto zakoze impanuka nyinshi cyane ku rwego ruri hejuru,
ku buryo benshi bavuze yuko izi moto ari moto z'urupfu. Ikindi rero cyatumye barenzaho iryo jambo bavuga yuko ari moto z'urupfu, ni uko n'abazitwara nabo bagiye bavuga yuko rwose zifite inenge nyinshi cyane zigiye zitandukanye, bavuga yuko zishobora no gutuma ukora impanuka kandi bitari ngombwa. Nk'uko nabikubwiye, zimwe mu ntenge bakunze kugaragaza cyane harimo nko gushyuha ku rwego ruri hejuru, cyangwa se kuba moto waba uyitwaye ikaba bateri yayo yashiramo umuriro mu buryo butunguranye, cyangwa se twavuga ko bidatunguranye, cyangwa umuriro ugashiramo wowe utabimenye hakiri kare, bateri igashiramo umuriro wose wowe ukabimenya urimo ugenda, wenda wafatiyeho ukaba wakora nk'impanuka. Ibyo ngibyo rero byose byagiye bituma abenshi bavuga yuko ari moto z'urupfu. Naho mu mujyi wa Kigali nk'uko twabikubwiye, abamotari bagiye kuba bagabanywa kugira bakumire impanuka, cyangwa se bagabanye impanuka ziba muri uyu mujyi wa Kigali. Bavuga yuko mu mujyi wa Kigali impanuka nyinshi cyane zihaba, akenshi inkomoko yazo usanga byaturutse ku bamotari. Rero bityo mu mujyi wa Kigali nk'uko byatangajwe, abamotari bakaba bagiye kuba bagabanywa kugira ngo hagabanywe impanuka bajye gukorera hirya no hino mu ntara. Benshi rero bakaba batangiye kwibaza, ese nk'umuntu wari ubaye mu mujyi wa Kigali atunzwe n'akazi k'ubumotari, akaba yari afite n'umuryango, niba bagabanya abo bose bazajya hehe, bazajya gukorera hehe? Bityo rero benshi barimo bavuga yuko ubuzima bugiye kumerana niba bakora mu mujyi wa Kigali, bakababwira ati mujye gukorera mu ntara. Benshi bazahita babika amamoto ndetse n'akazi kabo usange karabuze, umwuga wari ubatunze, bityo rero ubuzima butangire kugorana. Ni itangazo rero rimaze iminsi rigiye hanze, bavuze yuko mu mujyi wa Kigali abamotari bagiye kuba bahagabanywa, benshi bakoherezwa gukorera mu ntara. Rero abatwazi b'izi moto bose mu gihugu cy'u Rwanda bakorera mu mujyi wa Kigali, bityo rero byabateye kubyibazaho cyane, ndetse bibaza naho bagiye kuba bakerekera, bitewe n'uko mu mujyi wa Kigali byamaze kwemezwa neza yuko abamotari bagiye kuba bahagabanywa, bakoherezwa gukorera hirya no hino mu ntara. Utazabasha kujyayo birumvikana neza yuko azabika moto kubera yuko bashaka kugabanya uruva n'uruza rw'abamotari mu mujyi wa Kigali, hagasigara abamotari bake cyane. Rero ntabwo haramenyekana icyo bazabagabanya bagendeyeho, gusa nk'uko byemejwe neza nuko abamotari bagiye kuba bagabanywa mu mujyi wa Kigali. Reka n'umubwire ukomeze kugira ibihe byiza, ndetse ukomeze no kugira umunsi mwiza, unagubwa neza aho uherereye hose, we tubana buri munsi kuri YouTube channel ya Sam G Official. Ciao ciao, komeza.